dutanganye filime yacu hano hari umukobwa bari guta hanze ati sohoka bamujugunyira ibikapu hanze aramubwira umusekirite ati nakubwiye ko utazongera kuguruka hano kuri university na rimwe utarangiza kwishyura amafaranga y'ishuri umukobwa ati yego ati nukuri ndakwinginze ntago nzagaruka pe atariko icyo nakwisabira ntungirire nabi ntumbabaze ati ndagusabye ntumbabaze pe barakwereka abagenzi umukobwa bigaragara ko yari yananiwe kwishyura amafaranga y'ishuri bakamusohora nabi ako kanya hari umusaza wabirebaga bikamutangaza ariko sibi nibikira muzehe akareba agakobwa akabona nakanyabibazo muzehe nta kindi yakoze yese asubira inyuma aza kureba wa mukobwa amubaze niki kiri kujya mbere cyangwa se ni ikihe kibazo yaba afite kuri kintu narebe gake gake akomeza agenda yegera wa mukobwa aramuhamagara ati wewe mukobwa we ate amakuru yawe umukobwa arakebuka arareba muzehe amaze ati se ni ikihe kibazo ufite umukobwa arihanagura ariyumanganya ati hoya ati cye nta kibazo mfite pe ati muzehe ngiye nta kibazo mfite kabisa habe namba muzehe aturishuwa urishuwa ko nta kibazo ufite umukobwa ati yego je rwose nta kibazo mfite muzehe je nta kibazo mfite kabisa ngiye ndakomeye umukobwa arigendera gusa ariko nk'umusaza nk'umuntu mukuru yararebye abona nyine ko umukobwa nyine afite ikibazo aratekereza ashyira muri logique nk'umuntu ukuze ahita akurikira wa mukobwa garebe ko yajya kumufasha ibibazo cyangwa se agende arebe ko hari icyo yamufasha gusa bigaragara ko umukobwa nubwo amwiyemeye akamwere ko nta bibazo afite umukobwa ibibazo ni byinshi byamurenze wumve ko yabuze n'amafaranga y'ishuri ako kanya ku cyapa ahita ahagarika cya Royale cyangwa se cya kibisi gitwara abagenzi ahagaritse muzehe nawe arakurikira umukobwa uko yakinje muri ya bisi muzehe nawe aramwomeka ahita amukurikira muri ya bisi nawe arurira kurikira unarebe muzehe aromeka ry'inyomeko imodoka nayo iratangira nyine ikomeza iragenda uko umukobwa rero yagakomeje kugenda yigira imbere muzehe nawe yakomeje amurya inyomeko aho umukobwa agiye umusaza aracyamukurikiye umukobwa biramucanga atakusibi nibikira atera intambwe imwe muzehe atera ahagarara muzehe nawe ahagarara umukobwa arangije arakebuka aramureba yigira imbere gatoya yishyiramo akanyabugabo ahita akebuka abwira muzehe wakomeje kunkurikira cyane muzehe ndagusezeranya ko niwongera kunkurikira na rimwe ngende leta mvuza induru wikomeza kunkurikira muzehe arambwira ati nta mpamvu yo kuvuza induru ntago nongera kugukurikira pe umukobwa ati je niwongera gutera intambwe na rimwe nkurikira ngende leta mvuza induru nta kibazo mfite nta bufasha bwawe nkeneye nta nubwo nshaka ko umfasha umusaza arambwira ati yego ndabyumva pe ntugire ikibazo ntago nongera kugukurikira muzehe disi ahita asubira inyuma nko gusa nk'umuntu ubabaye nk'umuntu wari yiteguye gutanga ubufasha ariko nyine abonye ko umukobwa yamubereye ibamba umukobwa akomeza yigira imbere hari aho yerekeye barakwereka agiye gukingura umuryango hari uwo bakubitanye ninde rero uwo bakurikiranye amuga ati iyo rini we ngize amahirwe ndakubonye niyo maze igihe ngushaka ndashaka amafaranga y'inzu bitarenze uyu munsi umukobwa ati mumbabarire nari ndi kuza nje kukureba landlord nawe aramubwira ati rero naguhaye iminsi myinshi yo kwitegura cyangwa se naguhaye notice yo kwimuka wanze kwishyura inzu wanze no kwimuka ndakumenyesha yuko ibintu byawe ngiye kubita mu muhanda nutishyura uyu munsi ndeta mbita mu muhanda umukobwa ati nukuri mbabarire ati nukore ibyo bintu pe ati nuti ibintu byanjye mu muhanda ndagusaba iminsi mikeya ati n'ubundi ndi mu nzira nje kukureba cyo gusaba iminsi mikeya ngo mbe na kwishyura inzu yawe landlord aramubwira ati hoya ibyo ntago nakongera kubyumva twaguhaye iminsi myinshi cyangwa se warengeje iminsi myinshi yo kwishyura inzu ubu nta kindi kintu nta excuse nimwe ushobora kuzana nutishyura amafaranga uyu munsi ndabigutera ibintu hanze yorini desi ibibazo ngiyo school fees gaho rent ibibazo byamugiyeho landlord etakinga ati nta namagambo yawe nkeneye kumva umukobwa ati ndakwinginze nyumva landlord we ndagusabye unyumve barakwereka abagenzi umukobwa ibibazo byaramurenze ibibazo byamubanye byinshi arareba isi yamubanye ndende arareba hakurya arareba hakuno gusa arebye abona wa muntu ari kumwirukankaho ari gushaka kumuha ubufasha kuko nta yandi mahitamo yari afite yahise afatira avuga ati reka nkurikire wa musaza ndebe bashaka kumuha ubufasha ati yewe ati nabyemera ati nakemera ko tuvugana nakaye kazi ashaka ko ngukorera umusaza abyumvise disi ahita asubira inyuma nk'umuntu witeguye gutanga ubufasha umukobwa aramubwira ati rero ni amafaranga ngaho ugomba kumpemba muzehe nawe aramubwira ati none se ahubwo nanga ushaka guhembwa umukobwa aramubwira ati biraterwa n'akazi ushaka kubanza kuma atari ko unsezeranya yuko nta gikorwa cy'ubugoryi uri bunkorere muzehe aramubwira ati oya none se ubwo ngubwo niyo nashaka kugikora koko umubiri wanjye n'ubusaza bwanjye none byashoboka umukobwa aramubwira ati rero
muzehe aramubaza ati bundi se muzehe, umusaza aramubaza ati se mukono nangahe ushaka guhembwa? Umukobwa aramubwira ati biraterwa n'amafaranga ushaka, biraterwa n'akazi ushaka ko ngukorera. Sorry, umusaza aramubwira ati nta kindi kintu ugomba gukora uretse kunkurikira, tukankurikira kabisa. Umukobwa aramubwira ati ngukurikire. Umukobwa arareba abonye nta yandi mahitamo ahita akurikira umusaza nyine. Muzehe avuga ko agiye kumuha akazi kandi amubwira ko amafaranga ari bumuhembe nyine ari bumushimishe. Ukurikira unarebe. Nta kindi cyakurikiyeho feri ya mbere. Muzehe yaramujyanye we mu nzu cyangwa se we mu rugo. Umukobwa arinjira. Gusa abagenzi umukobwa nubwo akurikira akomeza yinjira, barakwereka afite ubwoba bwinshi cyane, afite ubwoba. Uko bakinjiye muzehe arakinga. Umukobwa afite ubwoba ati arambwira ati jya imbere tugende. Umusaza gake gake atera imbere. Umukobwa ariko afite ubwoba bwa tari ntashaka no gukurikira. Umukobwa arangije aramubwira ati se muzehe ubundi uba muri no nzu wenyine? Umusaza arahindukirana bati yego mbamo hano njyenyine. Ati ni karibu ikaze muze mu rugo kabisa. Yorina arareba arambwira ati muzehe ati banza ugende imbere, banza ujye imbere ngo ukurikire. Muzehe asekamo yarebye nyine abona ko umukobwa afite ubwoba. Nta kindi cyakurikiye, muzehe yateye intambwe imbere bakomeze nyine arebe ko Yorina yamukurikira. Tukibutse filimi ikiri aho ngaho, turakwibutsa gukomeza gukora subscribe, like ndetse na share, ukomeze mudusapotinge. Tunasaba imbabazi ko twe twarabuze, twe tumaze igihe kinini tutaboneka. Barakwereka feri ya mbere, muzehe yahise yicara mu ntebe, Yorina nawe arakurikira. Amugeze imbere aramubaza ati muzehe ngaho se nakaye kazi ngukorera cyangwa se hari cyo nagufasha muri aka kanya? Muzehe ng'umunyamitwe arakorora. Muzehe arakorora. Muzehe arakomeza arakorora nk'umuntu ufite inkorora. Umukobwa arikanga ati se muzehe niki nagufasha muri kano kanya? Ati hari cyo nagufasha? Muzehe ati nta kindi aturetse kuba wanzanira imiti yanjye. Ati imiti yanjye kabisa y'inkorora. Yorina aramubaza ati se imiti yawe yabi iri hehe, iherereye hehe? Muzehe aramubwira ati iherera muri kiriya cyumba, ugenda ukurure duruwari iri mu kabati, ukurure ure tuyibona. Muzehe akomeza arakorora. Muzehe ararwaye, ntabwo tuzi niba ari uburwayi cyari imitwe. Kuri kiro narebe. Umukobwa araho ati okay ndajya kwikuzanira ntugire ikibazo. Guza muzehe arakorora, muzehe ameze nabi, muzehe arakomeza arakorora. Umukobwa aramubwira ati ntugire ikibazo, reka ndukange njye kukuzanira imiti. Umukobwa disi yari afite umutima mwiza, gusa barakwereka abagenzi nubwo agiye muri kiriya cyumba afite ubwoba, afite inzike se cyangwa se ari kugenda yikandagira, afite ubwoba mbese muri rusange. Muzehe asigara aho ngaho. Uko muzehe yagasigaye aho ngaho asigara acungera gake gake. Sinzi icyo muzehe ari gupanga gukora, arimo aracucungira wa mukobwa. Bigaragara ko muzehe nta n'inkoro yararwaye, kari agapangu yari yapanze. Arahaguruka gake gake yumbuka. Umukobwa nawe uko ari mu cyumba ari kugenda agiye imbere gato gato afite ubwoba. Dore screen sha, dore televiziyo sha, ureke ka kamugongo kiwanyu. Umukobwa uko yakagiye imbere gake gake arareba akabati bamubwiye, abona diriwari zifunguye. Uko yakarebye arebe ko yabona imiti nye muri ka kabati, arebye muzehe yasize akinguye diriwari, arimo iki rero? Harimo ipinda rya danje. Umwana arareba ipinda kandi yuko umwana afite ibibazo by'amafaranga. Gusa arareba aravuga ati hoya ibi sibyo byanzanye kabisa, wapi nzarya kanjye. Arebye ku yindi diriwari yafunguye gatoya, ahita abona wa muti wa muzehe. Ko yagatoye wa muti, muzehe nawe abo mugezeho. Kuri kiro narebe, ku rundi ruhande hari abari gukingura umuryango cyangwa se hari abari gukingura ku marembo kuri gate. Ninde nande rero? Ukurikire ntucikwe, uraza kumenya ni bande. Hari abakobwa babiri bakwinjiriyemo, bagaragara ko bigaragara ko binjiye bafite confidence, bafite icyizere. Ako kanya muzehe uko yakinjiye nawe ahita kinga mu cyumba. Wa mukobwa ati kwera icyo ukinze? Ati nukwera icyo wisukinga umuryango. Muzehe aramubwira ati tuza, ati nta kintu kibi ngukorera, ati ndashaka kumfasha, nkeneye ubufasha bwawe. Akomeza yigira imbere. Umukobwa aramubwira ati hoya ndagusezeranya muzehe, nujya gutera indi ntango nyegera umuti wawe ndahita nkujugunya kandi ndahita nkwangiza. Hagarara aho ngaho, nukomeza gutera intambwe unyegereye umuti wawe ndahita nkujugunya. Umukobwa afite ubwoba arimo aratenguruka. Muzehe aramubwira ati nukuri ntugire ikibazo pe, nta kintu kibi nshaka kugukorera, n'ubufasha ngukeneye kumfasha bwonyine tu. Barakwereka uko turi aho ngaho, wa bakobwa bahise binjira mu cyumba. Bahise binjira muri salo. Uko bakinjiye bararebana ati nicyo gene nako kanya dukora iki tuzanye, ni iki rero kibazanye? Kuri kiro narebe baza bahamagara. Uko bagahamagaye muzehe nawe arabumva.
akomeza muzehe abwira wa mukobwa aramubwira ati mfasha, ataba n'abana banjye baje ati bashaka kungirira nabi. Umukobwa aramubwira ati none se nukubera icyo utahamagara polisi? Ati niki gitumye bashaka kugukorera ibikiza? Ati kuki wambeshye? Ati ubundi ntiwambwiye ko ubana wenyine? Muzehe aramubwira ati nakubeshye kubera yuko nashaka kugira ngo hagere, sinenzi ko wakemera kwinjira umenye ko tubana n'abandi bantu. Ako kanya abakobwa nabo bakomeza bahamagara ati papa, ati kingura ku neza cyangwa se ku nabi tukwereke. Umukobwa akomeza amaze ati se ni ibiki? Muzehe aramubwira ati n'abana banjye, ati bashaka kuntwarira imitungo yanjye, bashaka ko mbasigira imitungo kandi nanjye nkiri ku buzima, bashaka ko kunjyana ngo mu kigo kirere abasaza kandi nanjye ndacyari muzima, ndacyafite agategeko kwiyitaho. Ati rero ndakwinginze umfashe kuko barashaka kuntwarira imitungo kandi nkiri uhaye cyangwa se nkiri muzima nkiriho. Umukobwa arangije arareba aramubwira ati none se kubera icyo utahamagara inzego zibishinzwe? Umusaza aramubwira ati hoya ntago najya kuri potinga abana banjye. Ati umubyeyi ntago ajya arega abana be cyangwa se ntago yakifuza kujya n'abana be kuri gereza kubafungisha. Kuri kiri unarebe abakobwa bakomeza ku muryango ati muzehe we, ati ndabona watinze rero ugomba kumenya yuko icyo twe dukeneye n'amafaranga. Ati we warashaje, ugomba kujya ku kigo gishinzwe kurera abasaza ukadusigira imari twe tukirira imari, n'ubundi ntago gifite uburenganzira bwo kwenjoyinga, ntago gifite ubushobozi bwo kwenjoyinga. Muzehe arangije aramubwira ati buri se mwagiye gushaka akazi? Abakobwa baramubwira ati twe dushaka akazi, icyo dushaka ni inote muzehe, wowe ugomba kuvayo. Bakinjira ako kanya basunitse n'ingufu, umukobwa ahita yinjira mu cyumba ajya kwihisha. Tukibutse ko ibi bya byumba biba biri master and suite, bya byumba biba bimeze fresh nyine, icyumba kiba gifitemo na douche indani, ntabyo kwirirwa ujya kure. Binjira bavuga ati muzehe rero icyo ugomba gukora ni ukumenya ko ugomba gusayininga zino nzandiko, ugasayininga ko dusigiye imitungo. Umusaza ati hoya ntago mwabinkora. Ati rega muri abakobwa banjye, ati mwibuke muri abakobwa banjye. Abakobwa ati yego turabizi turi abakobwa bawe. Ati muzehe urashaje kabisa, ugomba kujya muri cya kigo gishinzwe kurera abasaza ukadusigira imari, twebwe tugasigara twenjoyinga muzehe we, twebwe turi bato dukeneye kurya ubuzima, yo warashaje. Umusaza aravuga ati ntago nakizira ko ari mwe bana banjye muri kungora ibintu nk'ibi ngibi kabisa. Ati ntago nabyizera kabisa. Abakobwa baramubwira ati muzehe, ati icyo ugomba kumenya neza yuko twebwe icyo twishakira n'amafaranga. Ati ibindi we ntago ugomba kubikurikira. Ati ugomba gusinya zino nzandiko kukiza n'ikibi. Ati yivayo hano sinye. Barakwereka abakobwa batangira gufata muzehe ngo bamusinyishe ku ngufu. Uko bagerageza kumusinyisha ku ngufu, muzehe nawe akomeza angangana avuga ati hoya mwinsinyisha ku ngufu. Ako kanya wa mukobwa ahita aturuka mu cyumba nk'umutabazi. Ati mumureke mwenyine turashize rero. Hehe abakobwa barumirwa. Bati ninde? Ati wa bakobwa ubundi wawurinda. Ati ahubwo yewe sohoka utuvira mu nzu. Umukobwa araceceka aza yigira imbere gake. Umukobwa aje yambaye nk'umuntu waruvuye mu cyumba se wari mu cyumba, aza yigira imbere gato barumirwa. Ati urinde? Araza ahita yigira muzehe ahita avuga ati ngiye ndi umugore twashyingiranywe mu mategeko, mumurekure wenyine, ngiye ndi umugore twashyingiranye mu mategeko. Abakobwa baraseka ati ariko papa we, ati papa y'imicuyize, ataka kakobwa se kagacokora ugakuyemo mu muhanda akakamayibo ugatoraguyemo no muhe muhanda. Muzehe aravuga ati oya uyu ntago mutoraguye mu muhanda ubonetse wose, uyu ni umugore wanjye kandi twarangije gushyingirwa no mu mategeko. Ati ubwo rero mumutureke twenyine. Undi mukobwa aravuga ati ubu nyine aka gakobwa niko ushaka kugira ngo katurire imitungo, ushaka kugira ngo nyine aka gakobwa kangana uko nguko kameze nk'akuzukuru kawe kasigare mu mitungo yacu? Ati papa ntago nzi, ugomba kunsobanukirwa. Umukobwa arangije aravuga ati mugomba kuva ku musaza wenyine mukajya kurundira ibyanyu, kuko uyu n'umusaza twashyingiranywe mu mategeko kandi mfite uburenganzira bwo kuba hano. Rero ni mutavano mugende tabamagara polisi kandi turahita tubibaraho ko ari nk'icyaha nyine babajyane mu rukiko. Mugomba kuva hano mukagenda. Umukobwa arangije aravuga ati umva rero nkubwire muzehe, tugomba kuva hano tugende. Atariko rero tugomba kugutwara tukagenda nawe kuva uyu munsi, tugomba kujya kukwitaho. Ati ntabyo kwirirwa tuvuga ngo turajya ngo urajya mu bindi bigo, twebwe tugiye kukwitaho. Ati ngiro tugenda. Umukobwa ahita mukuru ati oya muzehe mwe mutwara. Ati nta muntu ugomba hano kwizera ubeshye bwanyu. Ati nta muntu n'umuhane hano ugomba kwizera ubeshye bwanyu. Ati ngende hano kumwitaho. Ati kandi kuva mwana mutaramwitaho na mbere ngiye ngomba kumwitaho. Umukobwa wanjye aravuga ati mukobwa we, ati ziki ibi bintu bishobora kugukoraho? Ati ushaka kwitora mu mutungo ya muzehe. Umukobwa arongera bisubiramo ati mugomba kuvana mwe musoke mugende mumvire mu nzu ntanahamagara polisi, kandi ndabasezeranya ko nibahamagara polisi kireta kiba nk'icyaha cyangwa se kireta kiba crime bareta babafunga cyangwa se barabajyana mu rukiko. Umukobwa arongera avuga ati okay
ndagusezeranya ko tugiye kuva hano tukagenda, ariko tuzagaruka, ngiye kuzana umuroya wanjye kano kanya, ngiye kuzana umushinjacyaha wanjye cyangwa se umwavoka wanjye. Umukobwa ati mugende muve hano, mugende mugiye kuzana abashinjacyaha banyu, utureke twenyine. Barakwereka abagenzi, abakobwa bose basohoka, umukobwa aratabaye. Bakimara kugenda, umukobwa yahise arekura wa musaza. Kurikira unarebe. Ako kanya umukobwa ahita abwira muzehe ati mana nyagasani we, ati ntago narinzi neza yuko hari abakobwa bashobora gukora ibintu byabo papa wabo gutya. Ati kubera iki bakora ibintu papa wabo gutya? Ati se muzehe ubundi kweki utajya kubarega mu nzego? Kuki utajya kubarega kuri polisi cyangwa se ku nzego zibishinzwe? Sorry. Umusaza arareba aravuga ati sorry. Umukobwa akomeza amubwira ati njyewe ntago nzi ko ashobora kuba hari abakobwa bakora ibintu bishobora gukora abakobwa umusaza wabo ibintu nk'ibi. Umusaza aramubwira ati rero mukobwa, niyo mpamvu ugomba kumfasha. Umukobwa ati se ngufasha iki? Umusaza ati ugomba kumfasha tugashyingiranwa ukaba umugore wanjye mu mategeko. Ati mu mategeko kabisa. Umukobwa yumvise ibyo gushyingiranwa ati none se muze, sininaguye ko nashaka ibi mikino nk'iyo bugoryi. Ati ibyo ngibyo ntago ngiye byashoboka, ati ariko ugaragara nka sogokuru wanjye. Umusaza aramubwira ati none se ko wikanze, none se ubundi wabararongowe? Umukobwa ati wapi. Umukobwa ati ariko ngiye ngaragara nk'umwuzukuru wawe. Ati ni gute nagushyingirwa? Muzehe aramubwira ati rero niyo mpamvu ushaka kumfasha kugira ngo bene abakobwa batazantwarira bino mitungo yose, ugasanga nyine bagiye kunyangaza nkiriho narasaza. Umukobwa akomeje amubwira ati ariko rero wakagombye kuba ibi bintu wakagombye kubishyira mu nzego cyangwa se ukajya kubatanga, ukajya kubarega, ukajya kuba reportinga, kubera ko isaha n'isaha abakobwa nabonye bazakwangaza kabisa. Kurikira unarebe. Umusaza aramubwira ati rero njye ntago najya kurega abana banjye, ahubwo icyo nakwisabira nuko wakagombye kumfasha, ndagusabye mukobwa muto nkingirwa pe, nuko unkingirwa, just kunkingirwa byonyine, nkakwanikaho imitungo kugira ngo batazayibyiba. Umukobwa akomeza avuga ati ntago ndi kubyemera kubera ko mfite ubwoba. Ati mfite ubwoba kabisa. Ati ntago nabyemera muzehe, mfite ubwoba bw'ibi bintu. Umusaza aramubwira ati ndagusabye mfasha, ati kandi nzi neza ko ndi bukwishyure neza, ndi buguhembe igihembo cyiza, ntago nzatuma wicuza. Umukobwa akomeza umukobwa aranangira ati wapi ntago nabyemera. Umukobwa aratekereza arareba aravuga ati hoya muzehe ntago byashoboka kabisa, ntago byakunda, ngenda nigendeye ahubwo. Barakwereka abagenzi, umukobwa yabonye nta kuna, yabonye atabishobora gushyingirwa n'umusaza ungana na sekuru wiwe. Singa abakobwa b'iki gihe ntago mbavuze sha, ntago mbataginze amazina, ariko namwe muri izi yari guita ako kanya sinya yaza kuba rumwe muri bo. Gusa muzehe yabonye umukobwa agiye, umusaza aranyira amuga ati nzibyerekeranye na papa wawe cyangwa se nzibyerekeranye na so. Kuko yumvise papa warikanga ati ye, ahita ahindukira ati papa wanjye umuzi hese? Papa wanjye niwe umuzi. Umusaza aramubwira ati ndabizi neza ko utigeze ugira amahirwe yo kubonana na papa wawe, ariko ngende umwe mu babashe kugirana amahirwe yo kubonana nawe. Umukobwa ntiyabyizera ahita yigendera. Akigenda muzehe aramubwira ati buretse gato mfite icyo nshaka kukwereka. Umukobwa yongera arahindukira. Muzehe akura mu mufuka, yinjira mu mufuka akuramo agapapuro. Ako gapapuro kari iki rero? Reka turebe. Ako gapapuro yatoye nta kindi cyari kiriho. Reka turebe. Umukobwa yafashe ka gapapuro, akireba ka gapapuro arumirwa. Ka gapapuro kari iki rero? Kari ifoto ya muzehe ari kumwe na papa wa mukobwa bafatanye ku rutugu nk'abantu b'inshuti cyane. Umusaza arangije aramubwira ati nakoze bino kubera ko nzi neza ko ni inshuti yaso. Umukobwa aramubwira tuzi iki kuri papa? Umusaza aramubwira ati papa wawe yari umugabo mwiza. Umukobwa arangije aramubwira ati rero ndabigukorera bino kuri kondisiyo imwe. Umusaza ati yegiye kondisiyo. Ati mbwira kondisiyo yose ushaka kugira ngo binkorere, nanjye kondisiyo ndayubahiriza. Umukobwa arangije aramubwira ati ndemera kubigukorera byose, ariko nanjye urama amakuru yose, urambwira kuri buri kimwe cyose uzi kuri papa wanjye. Barakwereka abagenzi, byarangiye babyumvikanye, diri baye diru, bumvikanye ko wa mukobwa nyine agiye kujya gushyingiranwa n'uwo musaza, ariko uyu musaza nawe akazamubwira ibyerekeranye n'amakuru ya papa we. Bigaragare ko umukobwa disi atigeze agira amahirwe yo kubana na papa we cyangwa se kubonana na rimwe. Ukurikira unarebe. Ku rundi ruhande b'abakobwa basohotse bavuga ati umusaza none uko agiye ibintu byacu agiye kubyica, atubwazanye kara gakobwa ashobora kuba barashyingirwa no mu mategeko.
undi mukobwa aramubwira ati ati ariko sha ati papa ntago muzi wowe, ati papa ashobora kuba ari imitwe, ati icyo tugomba gukora tugomba kujya kubanza tugacekinga tukareba neza ko muzehe bashyingiranywe mu mategeko, tukareba nyine ko biri muri systeme ko bari mu mategeko. Ati muzehe bashobora kuba batarashyingiranwe ari no kubeshya. Ukurikira unarebe abakobwa bakomeza kugenda bapanga, bari ba mapango nyine bapanga kure ukuntu nyine babigenza. Umukobwa aramubwira ati okay tugende sha papa turamuzi ariko tujye gushaka plan B. Wibutse ko abakobwa bava indimwe ni abakobwa bashaka kurya imitungo ya papa we, bagashaka kwimwaka muzehe akiri hatarapfa cyangwa se agikomeye, bakaba bifuza ko bamujyana mu kigo kirera abasaza muzehe akangara. Bakobwa bakiri bato cyangwa se bana bakiri mutoya nimuzifuze gukora ibintu nk'ibyo. Barakwereka feri ya mbere rero, umushinjacyaha cyangwa se umwavoka wa muzehe yari yahageze. Arangije aravuga ati muzehe wizeye neza ko bino bintu tugiye gukora wabitekerejeho neza? Ati uremera neza yuko dufata ino mitungo yawe yose tukayandika kuri uno mukobwa? Muzehe ati yego rwose 100%. Tipata okay fata ikaramu sinya bisinyire niwo byemeye. Barakwereka umwavoka yamuhereje ikaramu, umuzehe arangije arasinya, nta no kwirirwa bitekerezaho, nta gutekerezaho kabiri, ahita sinya ku nzandiko bigaragare ko akoze transfer nyine imitungo imuveho ijye kuri uno mukobwa. Ibintu my friend bikora bake. Ahita yereza wa mukobwa ikaramu ati nawe sinya. Ati sinya mukobwa, ati sinya, ati sinya nanga. Ahita amwereka nasinya, ati sinya. Muzehe afite confidence ya danje, kandi ibintu mwibutse ko bikora bake abagenzi. Umusaza imitungo yose yarondereye yose ahisemo kuyandikisha ku mukobwa, umukobwa atanazi cyangwa se umukobwa utari n'umukobwa we, ahisemo yose kuba yayishyira ku mazina ye. Barakwereka abagenzi umwavuka avuga ati okay ni sawa bigiye kugenda neza. Umusaza aramubwira ati urakoze kandi urakoze cyane. Umwavuka aramubwira ati gusa rero nizera yuko ibi bintu ukoze ubyizeye 100% wabanje kubitekerezaho. Ati kuko ibi bintu ntago bikora bake muzehe, ushobora kwicuza. Muzehe aramubwira ati nabitekerejeho kandi nabitekerejeho neza nta kibazo mfite. Umutipa aramubwira ati okay ati nta kibazo kabisa, niba wabitekerejeho nta kindi ngende igendeye. Barakwereka abagenzi umusaza yari amaze gusinyisha cyangwa se yamaze kwikura imitungo yose ayimurira kuri uyu mukobwa. Ndebere nawe urebe filime nakurikire ntugucike. Umusaza yakomeje kugenda aganiriza muzehe, umusaza agiganiriza umukobwa yaje amubwira ati none se muzehe ndamutse nyikibye ino mitungo? Umusaza aramubwira ati ntago wayiba. Ati se uremeye nyine ufashe riske, ufashe ibintu byawe by'umuntu, ibintu byawe byose wakoreye mu musaza bwawe urangije ubinciraho? Umusaza ati yego nta kibazo. Ati byose ngewe ati ndabyizeye kabisa. Umusaza arongera aravuga, umukobwa arongera aravuga ati se muzehe rero ati biragoye ko n'abakobwa bawe bagufata nka kuriye. Muzehe arongera aramubwira ati mukobwa nyine ati gusa nanjye nabigeze mu ruhari, ati kuko ngiye ubuzima bwanjye nabaye nanakorera mu mahanga cyane, ntago nigeze mugira amahirwe yo kubana nabo nkiri umwana ngo mbashe nako bakira abana ngo mbashe kubaho barari. Ati nta makosa yanjye, byose bari gukora nta makosa yanjye. Umukobwa aramubwira ati hoya ntago ari amakosa yawe, kuko ibyo wakoraga byose wari muri abarashakira ubuzima cyangwa se uri kubashakira hazaza heza, ati rero ukishinja icyaha. Umusaza akomeza amubwira ati yego, ati yego nibyo kabisa, ati namavuye yo kwishinja icyaha, ati gusa nanjye narakosheje ntago nigeze mbona umwanya wo kubitaho cyangwa se ngo mbaho uburere bwiza, niyo mpamvu bari gukora ibintu nk'ibi. Kurikira unarebe umusaza yangije aramubwira ati mukobwa mutoya, ati icyo tugomba gukora tugomba kugenda nyine tukajya gutarisha agacyayi, hanyuma nyine tugaselebratinga kuri uwo munsi. Umukobwa arangije aramubwira ati rero muzehe nagira ngo nkubwira ko ibintu byose mbikoze ntago mbikoze kubera amafaranga, ntago mbikoze kubera ikindi, mbikoze kubera yuko nge namaze kumva yuko wari inshuti na papa wanjye. Ati nta kindi kintu mbikoze muzehe. Ati rero ibintu nimara kugenda neza woze guhita ufata imitungo yawe ubyiyandikeho, wongere tubyimure ubyiyandikeho, nge ntago nshaka ko ibintu bizakomeza kuba nabi. Barakwereka muzehe agiye guhaguruka, umukobwa yamufashe mu disi aramuhagurutsa amwereka ko nyine ko amwitayeho. Ku rundi ruhande rero baratwereka abakobwa bagarutse ku munsi wa kabiri, bakira aho babona umwavoka wa muzehe arasohotse n'agakositimu, bahita bitsimba gatoya ku ipoto. Kurikira unarebe umwavoka uko yakinjiye mu modoka, baraho hafi barimo baracungira hafi, barareba nk'abamapanze imodoka uko yagatangiye, barimo barayireba irarenga bayireba, bafite umupango nyine
kujya gukora igitendo cya danje. Ako kanya barakwereka abagenzi, nta kindi cyakurikiyeho bahise bajya kuri gate batangira gukingura. Ati zana ku gafunguzo gira vuba vuba. Ndakwibutsa ko nyine hari bafite uburenganzira cyangwa se bafite n'imfunguzo zose, kuko ni iwabo nyine, niho bavukiye, niho barerewe, ibi n'ibyi aha ni iwabo. Bahita binjira nk'abarara gake gake bagenda bacungera, bahita bakubitaho umuryango. Feri ya mbere muzehe nawe uko yakinjiye muri salo akicarana n'umukobwa bakiganiramo gake nyine bishimira bimaze kuba. Muzehe namubwira ati noneho rero ati ibintu bigenze neza, ati reka nzanye kugutunganyiriza agakaha ka mbere ka special kugira ngo nyine ubashe kugera tubashe kumerana neza. Bakira muzehe ajyaguruka atarajya kure, abakobwa bahita binjira batangira bamubwira ati muzehe niba ushaka ko ubuzima bwawe bukomeza kugenda neza ndagusabye ntunyeganyege ntuve aho ngaho kandi ntukore n'igikorwa cy'ubugoryi. Kuri kintu ndareba abakobwa Nyagasani baje biyemeje, noneho baje bari fire force. Umusaza aramubwira ati muri abakobwa banjye. Umukobwa wanjye aramubwira ati twagerageje uko dushoboye kose, ati urwego bigezeho ndagira ngo tukubwira ko urubigejejeho. Sorry urase mugo bibaho. Ati nagira ngo babwire yuko ibi bintu byose ni wowe, nkubwire ko ibi bintu byose ari wowe warubigejejeho. Twe turashaka amafaranga, ushaka kudusigira kano gakobwa k'inzererezi watoraguye ugaye imitungo yose, hanyuma utangira kutubwira ngo ibiki n'ibiki, nta kindi gikurikiyeho muzehe ugomba kubyicuza. Umukobwa ati mwabakobwa mumureke ubugoryi, mukomeze kuzana ubugoryi kuri no musaza ngiye turaserera. Kare kwikaza kube bagafatiye inyuma. Umukobwa amubwira ati twagoye amahirwe menshi muzehe, twakomeje tuguha amahirwe yo kugira ngo ukomeze ubeho ujye kwitabwaho n'abasaza, ariko warabyanze. Ubu rero ikindi nta kindi gikurikiyeho, ugomba kuva mu buzima twe tugasigarana imitungo kuko turi abana bawe. Banza abakobwa biyemeje ko bagiye kwica muzehe we. Nyagasani ifasha abakobwa batabagiye kwica muzehe. Uko bakira aho ngaho disi, umukobwa bamufatiye inyuma nta n'ikintu yakora. Umukobwa mugenzi we ahita amubwira ati ati shaka ko ufite amagambo menshi kuri igikorwa cyatuzanye. Umusaza wanjye aramubwira ati ariko se mu gukora ibi ngibi nibagiye ko ndi papa wanyu. Ati bana bato nimutume Tama ibageza ku rwego nk'unguru. Ati Tama nibageze hangaha barakwereka umukobwa akuyemo imbunda agiye kwita muzehe urusasu. Nyagasani we muzehe bagiye kumurasa, umukobwa afunga amaso, muzehe nawe afite ubwoba. Kuri kirune muzehe batabamwisha ku kanya, polisi yahise itabara ako kanya byihuse. Mana urakoze, Mana uratabaye. Bahita bafata za nzererezi. Muzehe yarari isasu, abakobwa bari bagiye kwihekura, bari bagiye kwivugana muzehe wabo. Urya barabyita kwihekura. Abakobwa mu kwiregura batangira bavuga ati huya uyu mukobwa mutoye mureba ni ushaka kugira papa wacu nabi. Ati we umusaza umukobwa mureba ni ushaka kugira papa wacu nabi. Hanyuma muzehe nakomeza avuga ati nukuri sha, ati Yurine yabimbwiye kabisa, yari yabimbwiye kuva na kera yuko ngomba kujya kubarega mu bategeko cyangwa se bakabafunga mugafata ubwenge mugaca ubwenge. Umukobwa wundi nawe aratangira ati muzehe ati papa reba twe turi abakobwa bawe, waradutaye niba bashiye kutwitaho tukiri abana, n'ubu turi bakuru uhisemo kudukorera ibi ngibi kweri. Undi mukobwa nawe yugama ati papa aturetse no kuvuga kutwema n'imitungo cyangwa se ukaba ushaka no kuba watujyana muri gereza, ibaze twe turi abakobwa bawe ntibabashiye kutwitaho tukiri abana. Ati ibi nibyo bihembo ugiye kuduha koko muzehe? Bakomeza kugenda bitapagura aho ngaho nyine gake gake bitapagura bagira ngo barebe ko papa wawe yabigirira impuhwe. Muzehe ati mutware inzererezi, ati mucane y'inzererezi. Barakwereka abagenzi, abakobwa bahise babatambikana. Abakobwa bafite Tama cyangwa se bafite irari, bafite irari, ni nk'irari y'ibintu bya muzehe, ni irari cyangwa ni Tama mbese mumbabarire. Ako kanya muzehe nawe nta kindi cyamubayeho disi, umutima warahagaze uramurya. Umukobwa aramubwira ati muzehe ati hangane, ati gusa nizere ko bino bintu bigenze neza, ubwo babatwaye byibuze ugiye kuruhuka. Muzehe aramubwira ati nukuri mwana wari warabimbwiye kuva na kera mukobwa mutoya. Ati Yorini we wari warabimbwiye, ati kandi urakoze cyane kuntabara, urakoze pe. Ati ndizera ko bino bintu nkoreye iyo papa waza kuba ahari yari kuba ateye ushema nabyo. Umukobwa naramubwira ati nanjye nizere ko bino bintu birangiye kandi ngiye nta mafaranga yawe nkeneye, nabikoze kubera yuko ari inshuti na papa wanjye. Ati rero ibintu bigenze neza, ushaka umunsi wamagara umwavoka wawe yongera ahindura akore transfer, ibintu bikure mu mazina yanjye abisubize mu mazina yawe, kuko ibi byose nabikoze ntago nabikoze nkeneye umutungo wawe, nta nubwo nabikoze nkeneye amafaranga yawe, ahubwo nabikoze kugira ngo nyine nabigukoreye kubera ko nari nzi kuri inshuti ya papa wanjye. Umusaza arangije amubwira ati mukobwa muto urakoze cyane, nzakwishyura neza, ngiye kukwishyura neza. Ati kandi umenye yuko bishoboye kuba ari amahirwe kuri wowe,
ati ndizi neza ko bigiye kuba amahirwe kuri wowe. Umukobwa musaza Disi yaranisaziyemo atangira gukorora, biwaje impande n'ibintu by'ibisukari birazamuka, dutabare muzehe ibintu by'ibisukari bitabigiye kumwica. Muzehe Disi byarabaje impande byarazamutse bigenda mufata gake gake, twasize muzehe aryamye ku ntebe, ntago tuzi niba apfuye cyangwa se akiriho. Barakwereka Disi iminsi yaragiye iricuma, wa mukobwa Yorini yavuye kwa muzehe Disi yisubirira ku muhanda ajya kwicururiza agataro cyangwa se ajya kwicururiza akantu tuntu nyine tw'uturindazi ku muhanda. Ku iminsi yagiye kicuma cyangwa se imyaka ye kicumye, wa mushinja cyacya wa mwavoka nawe yaje itamubwaho ati wowe uri Yorini. Yorini ati yego, ati nawe uri mwavoka wa muzehe, ati se mwavoka wa muzehe. Mutipa ati yego ninjye Vincent ni mwavoka wa muzehe, ati ntago nzi ko nzongera kukubona kabisa, ati nishimiye kongera kukubona. Barakwereka abagenzi bakomeje kugenda baganiramo, ati none se ko wagiye ukabura. Umukobwa namubwira ati mbwira amakuru ya muzehe ameze ate, muzehe yaba akiriho, ese muzehe aracyakomeye. Bigaragara ko abagenzi umukobwa akimara kujya muri koma, umukobwa yese yivira muri rwa rugo arigera ajya kwishakira ubundi buzima. Ni imyaka myinshi yarishize rero atamenya amakuru ya muzehe, nyine yahise avamo yamuvinze wone nyine. Arangije abaza se muzehe ameze ate, ushinjacyaha cyangwa se umwavoka aravuga ati yarapfuye, yibera yari hejuru yabaye inyenyeri kabisa. Uyu mukobwa byaramubabaje kumva ko muzehe Disi yapfuye. Arangije umukobwa aramukomeza aramubwira ati hangane kuba ushuti wawe cyangwa se boss wawe yaritabye Imana. Umuhungu arangije aramubwira ati we nta kibazo, ati nta kibazo byose bibaho, ati nyine ndizera neza ko hari ari mu mahoro kubera ko ntabare kumutesha umutwe bahare. Umukobwa aramubwira ati Disi, ati ndababaye cyane kuba Disi yarapfuye, ati Imana imfashe abe yarapfuye yarabashije kwiyunga n'abakobwa be. Ati byibuze se yaba yarapfuye yaramaze kwiyunga n'abakobwa be, ati byaba byarabaye yariyunze n'abakobwa be koko. Ati byaba bibabaje yaritabye Imana atiyunze n'abakobwa be. Umwavoka aramubwira ati yego byose rwose byarashobotse, yabashije kwiyunga n'abakobwa be kabisa, mbere yuko atabaruka yarabanje yiyunze n'abakobwa be kabisa, yagiye nyine bameranye neza. Ndati yo, ati ni byiza kabisa, ati none so abakobwa be bimeze bite, ati abakobwa byaje kugenda bite, baracyari muri gereza cyangwa barabarekuye. Utipa arababwira ati baracyari muri gereza, ati gusa aho bari bameze neza, ati kubera yuko iyo nyine bemeye icyaha bari mu igororero nyine babashe kubagarurira, babashe kubakaturira igihano nyine, ati imyaka yabo nyine imirasonga nyine, imyaka yabo irimo iragenda nyine igabanuka, ndizera ko bari hafi gutaha. Umukobwa aramubwira ati ati rero nta kundi, ati wihangane kabisa ku byabaye, ati rero njye mfite kugenda, ati kandi wakoze kuza kundeba. Ahita amusezera arigendera. Akiri aho ngaho akigenda, umwavoka ahita amubwira ati uretse gatoya, ati hari icyo nashaka kukubwira, ati se hari icyo wamakandi kanya nkagira icyo nkugezaho. Umukobwa arakebuka ati iki giki se kandi, yigira imbere gatoya. Umutipe nawe yigira imbere azamwegera, aramubwira ati rero kuko ubizi ngena yindi umwavoka wa muzehe, ingene mfite amabanga ye, nanjye yabwiraga buri kintu cyose. Ati rero mpagaze hano imbere yo kukubwira yuko uri umunyamahirwe, ati congratulation kabisa. Umukobwa aseka ati kubera iki se, ati muzehe nagira ngo ngubwire yuko imitungo yose yari afite yabashije kuyikwandikaho, avuga yuko byose imitungo ye yose ari ugomba kuba uyirimo, ati kandi abikoze bimukuye ku mutima, ati fata kano gapapuro nawe ukisomera. Umukobwa ati hoya, ati ntago nabyemera, ati shobora kubyizera kabisa, ati sishobora kugafata kabisa, ati byo ntabyo nkeneye. Umutipe aramubwira ati bishobora kuba ari iby'amahirwe kuri wowe, ati fata kano gapapuro ugasome, nanjye ntago nzi ibyanditsemo, hanyuma umbwire ibyanditsemo, hanyuma nawe nyine uhitemo nyine kumva neza ibirimo. Barakwereka abagenzi umukobwa yabonye n'ayandi mahitamo, ahita afata ka gapapuro atangira agasome gake gake. Gusa barakwereka abagenzi umukobwa n'umwana mwiza warezwe neza, ufite imico myiza, utazi nyine kugera umukobwa utazi nyine guca ku ruhande no ku ruhande uzi kwishakira. Urupapuro yakomeje gusoma, umusaza asize yamwandikiye ati mukobwa muto, ati mbere na mbere mbanje kugushimira, ati ndagira ngo usezeranye yuko niba ubashije kubona runo rupapuro bigaragara yuko ukiriho, ati gusa rero nagusabaga yuko wakwemera ukakira no mutungo wanjye, ati kubera yuko ibi bikoze kubera papa wawe, nina namusezeranyije ko nimbasha kukubona nzabasha kukwitaho, atari kubera ko nabashe kukubona bitinze sinabashe kukwitaho, ati niyo mpamvu kubyora nimfite nakagombye kugushimira, ati niyo mpamvu ngusige no mitungo, ati kandi imitungo uzayifatemo neza, nzi neza ko nawe uri umuntu mukuru kandi uzi icyo gukora, ati kandi kine nagusaba, ati uwo Vincent cyangwa se uwo mwavoka wanjye, ati ni umwana mwiza,
ati ndabizi ubu bafite amarira, atari ko uzamumbere hafi kuko n'umwana mwiza, ndabizi ko ubu bafite irungu. Umukobwa ararureba disi amaze kurusoma n'amarira amubunga mu maso. Umwavoka arangije aramubwira ati none se wasomye iki? Aramubwira ati nyine yambwiye ngo sinzatuma ujya kure, ati kubera ko ushobora kuba ufite ikibazo. Birakwereka abagenzi nta kindi cyakora icyo bahise batambika agafilme kacu nako kagana ku musozo abagenzi uko bakagiye baganiramo gake gake, bigaragare ko umuhungu amutsindiye. Yari JSPC Media alongside Keza Kimana from Burundi. Mukomeze mudusapotinge, turabakunda cyane. Ciao ciao.